niba ndi mu rugo madamu adahari si urugero wenda ari butahe saa 3 z'ijoro jewe natashe saa 10 ayo masaha nari aho ngaho n'ibindi nshobora gukora kandi ndabishoboye ikimbuza kubikora niki kandi ni kuki numva ko uno muntu mpaye mufasha namufashije ibyandi byacu twebwe nibyo mu rugo rwacu niba ndimo nkorera urugo rwanje nta muntu ndi gufasha iyo mico yo gutekereza ko niba ndi gukora imirimo yo mu rugo ngo ndi gufasha umudamu no kwibesha cyane rwose ndi kwifasha kuko ni mu rugo rwacu ni mu muryango wacu abana ndi gutegura nabanje ibyo ntegura mu gikoni yaba ari guteka yaba ari ukoza ibintu sinaza ngo ndire mu masaha nasa nabi cyangwa ngo ndaza nicare ntegereza umugore ngo atahe saa 3 z'ijoro yoze isahani ateke turye saa 5 z'ijoro ngo ni umugabo ngo narengeje ukuguru kukundi ibyo byari kera reka mbwire n'umugabo ukubita umugore ngo rwose usiga aho ngaho intambara ntabwo ari igisubizo cyangwa niba uri n'umudamu ushobora gukubita umugabo wawe ufite izo mbaraga zo kumukubita nabyo birashoboka kuko hari abagabo badafite imbaraga zo kurwana cyangwa bahisemo kutarwana cyangwa bakijijwe badashaka bagahitamo kutarwana kubera n'agasisiteme gakaranga tukatworohera uje kurambura ikiganza ejo bakuzirike koroha rwose ukoroha bakagukubita n'ejo bakongera bakagukubita wa mudamu we warekeye aho ngaho gukubita umugabo ko nta juru ririmo natwe twese turababyeyi tiwavuga ngo umwana wawe arinde bamumeneho amazi ashushe ngo abanze uruhu ruveho ngo azabone gutaha hari amasiteji hari intambwe zigera ukabona violence iri hagati y'abashakanye irarenze yageze muri zone rouge sometimes harimo n'abana hari n'ibindi ibyo jewe natekereza ko ari cyo gihe bakwiriye gusepara bagahana distance bakitekerezaho je kintu navuga icambere uwo muntu sinamubwira ngo nashika muri rwa rugo ngo ahita atahasubireyo icambere agomba kubanza kumenya eske kudakora k'umugabo n'uburwayi bushobora kuvugwa bugakira cyo ni kimwe n'ubumuga yavukanye bwe budashobora guhindukaho kuko nuvuga baraganira bagomba kuganira bakanaca mu buvuzi bakamenya exactement hari n'uwo fonctionnaire ko atabyara iyo nayo yaba ari impamvu hari n'uwo nyine udafonctiona complètement sibyo njye navuga ngo bagomba kubanza kumenya na bombi bakamenya ikibazo kiri hehe niki kiri kubitera niba aje akayigusaba akabura ndashaka ko dutandukana rwose yabisabye niwe ufite umutwaro ntabwo ari wewe rero societe cyangwa se itorero rikwiriye kukwakira nk'umuntu watawe wasezerewe wirukanwe wandikiwe urwandiko we tarabigizemo uruhare kuko umuntu undi yagura ngo jewe ndimo ndagenda umurengo wawe uraguma hano kugira ngo tugumane nkunde ngume nkore mu rusengero oya itorero rifite processus yaryo yo gukurikirana ca kibazo bakamenya ngo koko umugabo yarakwanza aragenda nta kibazo wowe bifitemo nuno munsi umugabo yagaruka wamwakiriza amaboko yombi uri umukirisitu ukwiriye gukomeza imirimo agakora kimwe n'abandi bakaguha icubahiro cawe kandi ntiwikandagire n'umunsi wamba ni shape to shape igarutse twongeye kubakira amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muri hose ni aharete nk'ibisanzwe tuba twabaje mu biganiro bitandukanye bijyanye n'imibereho yacu ya buri munsi bireba ku mubiri bikareba ku marangamutima bikareba no mu mwuka kuko cyose biratugize ntabwo tubyirengagiza tubazanira amatopika atandukanye n'uyu munsi twabazaniye umutumirwa muzi n'umushumba n'umukozi w'Imana turakwakiriye pastor asante sana karibu cyane turashimye rwose bandi kukwita pastor kandi uri bishop oya ni ahubwo yaba runyiseje nizo zoroshye karibu cyane bishop kandi vuge rwose ko ni ryawe sinaryanje njye ryiza ryoroshye cyane tuguhaye ikaze udusengera hanyuma dutangire asante kadusenge Mwami Yesu turagushimiye dushimiye kuri uno mugoroba mwiza duhaye kugira ngo tuganire turabizi ko ni wewe mugenga wa buri byose n'ibiganiro nabyo tugiye kugira turifuza ko byagira ico bifasha kuri bene data badukurikiye
kandi natwe abicaye hano bidufashe ibiganiro byacu biyoborwe nawe tubere byose mwami niwe ufite ibitekerezo bizima bikwiriye kandi bikenewe n'abantu ibiva muri twebwe bigirira umugisha ababyumva kandi byubaka ubwoko bwawe ni mu izina rya Kristo dusenze amen pastor tuguhaye ikaze wisanzwe urakoze ni ukuri ndashimye pastor divorce yasaze mu banyarwanda yasaze mu banyamurenge mu barundi yasaze everywhere n'ibi bihugu turimo irahari hano ho ni nk'umukino ni ibintu biteye agahinda cyane twese twakuze tutayizi tutanaye navuga ngo mu by'ukuri mu ikura ryanje sintekereza ko naba narabonye abantu batandukanye cyangwa wenda niba narababonye yaba ari umuntu umwe umuntu umwe kandi ubwo mvuze ngo umuntu umwe ni mu karere katagira uko kangana kandi benshi kumva ngo umuntu runaka yatandukanye n'umudamu we donc igitangaza byari ibintu bitabaho bidakorwa bidakoreka bidakunze kubaho kenshi ariko urumva ibyo byari ibihe bya kera ni ukwihangana kwabiteraga se buriya icambere yari mili abantu bari batuyemo yari yafavorizaga nyine ko imiryango iba involved mu buryo bw'imibanire y'abashakanye yego ndeka ndatangaho nk'urugero ni ukuvuga ngo ndafata nk'urugero rworoshye twe muri community yacu y'abanyamurenge iri iwacu iyo twabaga divorce zari ntazo niko navuga zari vraiment ntazo kubera iki kubera ko icambere twizeraga Imana twese hafi y'abantu bose ikindi kandi tukemera umuryango yego nimba hari ico tutumvikanaho na madamu famiye ikaza ikicarana natwe ikabyinjiramo ababyeyi banje ababyeyi wa madamu bakaganira bakumva hari ikosa yego bakabwira umuntu akamubwira ati wewe muri iki kibazo mufitanye n'umudamu wawe ni wewe ufite ikosa kuri kino kintu niki wagenze nabi noneho bakagukosora kandi ukemera gukosoreka noneho kuko bamugoroye bamubwiye ati ibi ngibi wakosheje rwose saba imbabazi nuko agasaba imbabazi ikindi habagaho kwihangana gukomeye cyane kwihangana kwari kwinshi cyane ariko kandi n'ikindi cyafashaga habagaho uburyo bwo kubika ibanga ryo mu rugo yego ari nako kwabyaraga kwihangana hari nk'igihe ndacakomeje gutanga urugero rw'iri iwacu wasangaga nk'abadamu niba bagiye mu mirimo yabo hanze yo mu muhana wenda akaba yaganiriza mugenzi we akamubwira ati mfite ikibazo n'umutware wanjye wenda arankubita agira gute na gute ndumva bingoye kabisa undi akamubwira ati wazaganirije muramu wawe ukamubwira ikibazo cyangwa akamubwira ati naje iyo struggle nyirimo ariko ndimo ndagerageza muri ubu buryo byitwaremo neza gutya nuku niba umugabo anywa inzoga wenda akavuga ati iyo atanyoye n'ubundi aragukubita akavuga ati wenda iyo atanyoye ntabwo ankubita ariko nyine nanone no gukubitwa ntabwo tubinkarejinga ngo abantu bari bakwiye kubikomeza noneho akaba yashobora kwegera baramubi akababwira ati murumuna wanyu nuko bimeze akababwira mu ibanga nabo bakagenda bakamwicaza mu ibanga bakamuhana bakamutesha nawe akabireka kandi akabyumva noneho urumva wa mudamu agahereza baramube umwanya wo guhana murumuna wabo akihanganamo kugeza ibibazo bikosoretse kandi nanone nimba ari umudamu nawe witwaye nabi wagenze nabi umugabo akagerageza kumwigisha no kumugarura bitakunda akaba yabwira baramube n'ubundi urumva ko umwabwira baramube hano undi akabwira baramube akabwira ati mushiki wanyu afite ikibazo kiniki kitagenda none nyabuna nzamwohereza iwanyu ariko nagerayo muzamuganiriza murebe ukuntu mwamukosora akagenda agera iwabo bakamutesha abasaza bakamubwira ati hariya wagiyega ni mu rugo rw'abandi tukagenda ngo twerekaneo isura mbi tugaragaze nk'abantu batari beza nuko bakamuhana nawe bakamutesha akumva agahinduka nyine ubuzima bugakomeza ikindi cyanafashaga
nuko uko imyaka yagendaga yego navuga ngo turabyaye umwana wa mbere wa kabiri wa gatatu burya mu kubana kw'abantu uko batindanye hari ukuntu bagenda buzuzanya buhoro buhoro yego bamenyana ukamenya intege nke za mugenzi wawe ukamenya ko ahanini nta mutima mubi urimo n'iza ntege nke ukazihanganira ukazubakiraho ukagenda buke buke bukazageraho mu fallinga noneho mu fitinga mu kuzuzanya ibyo bintu bikagenda bishira buke buke ariko kubaha kandi nta gihe byigeze biba bintu zoroshe amateka nta kuntu waba waravuye mu rugo iwanyu hariho imico yo mu rugo iwanyu warerewemo wakuriyemo uzi ko ibi bintu n'ibi ngibi ntibibaho ukaja mu rundi rugo rw'undi muntu nawe ufuzanye indi mico y'iwabo nawe ibyinshi mwemera iwanyu si byo bemera iwabo izo muhakana iwanyu wenda iwabo nibyo bemera kugira ngo noneho rwa rugendo muzarufatanye muze ko umuntu umwe mwubake bikunde byaba ari ibintu bitoroshe bisaba kwihanganirana bisaba kandi no gusenga k'abantu bakijijwe rero urumva ico ni igihe ca kera abantu bakiri kure y'umuhanda ni nkako nabivuga ikindi numva cyashobokaga nanone ababyeyi ntibabikoraga noneho umwana nawe akareba ati ndabihera he ko nta muri masenge na mama wacu nande nta wabikoze ngiye kuba uwa mbere ugiye gukora iki kintu koko nako kantu ko gutinya kagatuma abasanga kabagisha cyane rwose urumva yagishaga ababyeyi inama bakamubwira ati mwana tugasenye natwe twazibayemo ndahari bitari byoroshe ariko twagiye twihangana muri ubu buryo bizabigera igihe bihinduka genda wihangane ukomeze ugerageze ugoragoza usenga imana uce bugufi niba ari umuntu ushobora gushakana n'umugabo w'umurangi cyangwa se umugore w'ingare bisaba ko umwe muri bombi agenda yorohera mugenzi we muri rwa rugendo akabaho equilibre kandi tuvuge n'ibi bintu buriya mu rugo nta gihe buri wese aza umwe ari buzahora ari hasi oya ni ubuzima bwo kubalansa niba nje numvishe madame yazamutse gaca bugufi niba umugabo yazamutse mudamu agaca niho muza kugira aho muhuriza mu kubaka ariko iyo bizamutse mwese mukatsa umuriro mugagiririya biroroshe ko mwahita musenya byoroheje noneho rero mbona nko muri bino bihe bya none turimo habaye ubwigenge bukomeye cyane mu mpande zose abantu bakagirana ibibazo mu rugo ntibabisharinge n'abandi bakabyigumanira bonyine bakabivugana bonyine iyo ngiyo bakanabirangiza bonyine niba ari umwanzuro wo gutandukana bakawufata ari babiri bakawufata iyo bonyine ukazaje kumva wa muntu mwasezeranyije ejo bundi ngo umugore yaragiye cyangwa umugabo yaragiye kubera iki abantu basa nkaho kubana n'abandi ntaco bikivuze tibagiha agaciro umuryango tibagiha agaciro itorero ni ukuvuga ngo ubwabo biyumva ko bihagije mu gukemura ibibazo kandi umuryango ntabwo wihagije wonyine pastor hari ibyo mbona ngewe nkabona byaba bituruka nko mu matroma yo kuba amateka twaciyemo ndavuga amateka y'u Rwanda namwe mufite ayo mwaciyemo yewe n'abarundi bafite ayo baciyemo biriya bihugu tuvamo byagiye bibamo intambara ukabona umuntu yasigaye wenyine cyangwa yabonye ibintu amaso yatagombaga kubona hakabaho gukomereka hakabaho za trauma sibyo noneho ko kubura umuryango munini ukisanga mu gitondo kimwe wabuze umuryango umusozi wose kandi ari wo muryango nyine wiyumvagamo ibyo byo ntibishobora gutuma umuntu nyine yiyumva nka nyakamwe yiyumva nka nyamwigendaho akavuga ati edaheri ndabwira nde mbwira iki mbigenze nte wowe uraza kuntesha umutwe akumva yabaye ikintu nyine iyo wubakanye n'umuntu uzi ko mu by'ukuri afite ibibazo yahuye nabyo mu buzima bwiwe bitamworoheye byari bikwiriye ngo wewe muzima reka ariko mzita usobanukirwa wa muntu ikibazo ciwe cyane ukamwumva kuruta uko nawe yabitekereza ukagendana nawe urugendo rumwihanganisha kuko wa muntu ararwaye afite indwara itagaragara ku maso ariko imukomereye cyane ikintu cyose kiraza we nubwo wewe wabona coroshe ariko kuri we kigahinduka uburemere bukomeye
ni ukuvuga ngo ahorana tansiyo iyo akantu kose kabyara akaje kose we karamuzamura. Uwo muntu mu by'ukuri aba akwiriye kubana n'umuntu ushoboye kubana nawe nk'ukuntu wabana n'umuntu uzi neza ko ikibazo ciwe gikemurwa naje, ni jewe ushobora gukemura ikibazo. Iyo rero uwo muntu utamubaye hafi, mu by'ukuri ntabwo mwarwubaka igihe kirekire. Bisaba kumenya uwo mugiye kubana, bisaba kumenya ukanitegura ko nyine cyane rwose uzabasha kubijera. Nimba uzi neza ko ushatse uwo muntu ufite ibyo bisebe bimeze gutyo umutima we, ariko wenda yageze n'ako kanya ko kukugurura umutima we, aragukunda, murasangira ubusabane bw'abakundana, njye navuga ngo uwo muntu nakora effort yose yo kumubanira kuri degree imwe ikwiriye, kandi byaza bigira n'igihe bihinduka nkamwumva cyane kuko nzi trauma arimo arafesinga. Ibyo ngibyo mu by'ukuri nje nabyumva muri ubwo buryo. Gusa kandi abantu barahatsindirwa cyane. Abantu hari igihe babana n'abandi bakabamenyera, bakagira ngo bya bikomere bafite byaromotse byararangiye, kubera ko haciye imyaka 30, kubera ko mumaze kubyara n'abana 3, kubera ko ubu ngubu hari ibyo mwabashe kugeraho z'ubuzima busanzwe, hari ibisebe bitaza bishira mu mutima, bitashobora gushira. None ubu ngubu bigeze mu nsengero, ubwo twarereye kera turimo turaza, ubu bigeze ku muntu wamenye Imana, ku muntu umaze imyaka myinshi akijijwe, ukunda n'Imana. Ntabwo ari uvuga ngo nuwanga Imana cyangwa utarayimenya neza, amaze no kuyimenya, ariko ugasanga wenda rimwe na rimwe ntari guhuza na mugenzi we, ko ya mashuri twavugaga mu rusengero abantu biga mu buryo butandukanye, usanga wenda we hari imyumvire yamaze kugira myiza iri avance, ariko ugasanga mugenzi we wenda hari ahantu akiri. Noneho ibyo bintu kubibalansa bikanga, ugasanga umuntu mu rusengero yaradivorishije. Abo bantu ntabwo bakunda kwakirwa pastor. Gutandukana mu muntu ukijijwe, Bibiliya ibivugaho iki? Mu by'ukuri Bibiliya icivuga, igitabo cya Matayo Yesu yaravuze, yanditse ibice 5 umurongo wa 30 kaza kuri 33, avuga hejuru y'urwandiko rwo gusenda uzawumva. Yego. Yaranditse nti yavuze cyane umugore usenda umugabo, kuko ubundi burya bivugwa ko umugabo ari we wirukana umugore. Aravuga ngo umugabo, wenda sinzi iyo ufite biri hafi ngo isomere. Aravuga ngo ntukahukane. Kandi byaravuzwe ngo uzasenda umugore we amuha urwandiko rwo kumusenda. Uzasenda umugore, uzirukana umugore we azamuha urwandiko rwo kumwirukana, rwo kumusezerera. Komeza. Ngo ariko njyeweho ndababwira yuko umuntu wese usenda umugore we atamuhora gusambana, aba amuteye gusambana. Ni ukuvuga ngo mu bubakanye babakizwa, bakijijwe, hari impamvu yari kwiriye gutuma umuntu yirukana umugore we cyangwa umugore atandukana n'umugabo we. Ni ukuvuga ngo ikivugwa kigomba gutuma mutandukana nuko hari impamvu zateye z'ubusambanyi hagati y'umwe muri mwebwe. Noneho rero aho niho yanditse, aravuga ngo niba amusenze kubera impamvu z'ubusambanyi, amwandikira urwandiko yica muhoye, kandi niba atarica muhoye ahubwo azaba amuteye gusambana. Ni hehe rero biva? Nicyo gituma usanga ubu nyine umugore watandukanye n'umugabo, abantu bamufata nk'umuntu w'umurara nyine w'umusambanyi gusa. Kubera iki? Kubera ko ya protection yamubagaho ntikimuriho. Abantu bibwira ko donc ari accessible na buri muntu wese, nta gaciro agifite, nuko nguko. Ariko nukuvuga ngo byavuzwe ngo umugabo azaba amuteye iki? Niba uzaba bumuteye namuziza kudasambana akamwirukana, azaba amuteye gusambana. Nukuvuga icyo birishaka kutubwira cyane, nukuvuga ngo umukristo yarakwiriye gutandukana n'undi bapfuye gusambana. Nimba utarabaye umwizerwa ku mugabo cyangwa se ku mugore wawe, bikaba impamvu yatuma mutandukana, iyo Bibiliya irayemera. Ariko hepfo hasomye
asoma uwo murongo ukurikiye kandi aravuga ngo kandi uzacyura uwasenzwe azaba nawe asambanye. Perfect. Ni ukuvuga ngo wa mugabo birukanye kubera ko yasambanaga, umugore akamwanga, noneho undi mugore akagenda akamufata akamutwara, nawe azaba asambanye. Ni ukuvuga ngo bombi bazaba bari mu cyaha. Icyo rero niyo yakabaye impamvu y'umukristo yonyine Bibiliya yemera ituma dutandukana umugabo n'umugore no kubera ubusambanyi. Donc kuko ni icyaha cyo mu mubiri umukristo adakwiriye gukora. Kandi noneho uba ufite umutware wawe nawe afite umugore we, ntabwo yari akwiriye kuba yaja muri izo nzira. Izo rero nizo Bibiliya ivuga ko zakagombye gutuma dutandukana. Ariko ubu ngubu wowe bakubita amahora nijoro se pastor yihangane nubwo bitari muri Bibiliya. Tibiri muri Bibiliya zo gukubita. Hari abantu bakubitwa pastor urabizi ariko ndabizi cyane. Abantu bakubitwa n'ukuri buri munsi akabaye kose papa. Kandi nyine nkuko twabivuze hari za trauma pastor tutirengagiza sibyo. Noneho hajemo ikintu cyo gukubitwa no mu rugo. Ko kwihangana kuravaye pastor tubishije izo ni ingorane zikomeye cyane. Mu by'ukuri uyu muntu turamugira gute? Tuvuge niba umuntu yaratandukanye n'umutware we cyangwa umugore we, ko ntituvuga gusa ngo umugore niwe watandukanye n'umugabo yatandukana, buri munsi bitwirwa tubibona. Niba yaratandukanye n'umudamu cyangwa umugabo we, badapfuye ibyo z'ubusambanyi, bagapfa andi ma conflict yose ahari, hararengereye. Hari ayo ntubwira umuntu ngo icara wihangana. Niba uhabona umugabo yozo kwicisha inkoni, sinokubwira ngo icara muri izo nkono kuzogeza upfuye. Naho bamena amazi ashyushye pastor. Hari abamena n'amazi ashyushye. Hari ibintu bimwe bibaho ubona rwose ari danger de mort umugana w'abazana. Ukuri kw'Imana. So njyewe navuga ngo urwose ico nico guhunga. Ntawabwira iyo umwana atari uwawe uza wenda wovuga ngo n'uwabandi, ariko natwe twese turababyeyi. Tiwavuga ngo umwana wawe arinde bamumeneho amazi ashushe ngo abanze uruhu ruveho ngo azabone gutaha. Hari amastage, hari intambwe zigera ukabona violence iri hagati y'abashakanye irarenze. Yageze muri zone rouge. Sometimes harimo n'abana. Hari n'ibindi. Ibyo jewe natekereza ko ari cyo gihe bakwiriye gusepara. Bagahana distance. Wenda ntihabeho divorce, bagahana umwanya umwe akagenda hari undi akagenda hariya, bakitekerezaho bakareba. Buriya abantu batakiti kumwe mu nzu, hari n'igihe ushakashaka n'icyo mwapfuye ukakibura. Wenda byazabatera buri muntu wese kwitekerezaho no kwikosora no kuzahana igihe cyo gusubirana. Ikindi kigero kimwe wenda tutanagira cyane muri community zacu, nuko tutamenya ko ibintu byinshi biterwa n'uburwayi runaka. Ama depression, ama stress, ubukene, financial crisis zishobora gutera ibibazo mu rugo. Umujinya, umuntu agataha yarakaye buri munsi, akumva ntacyo yavugana n'umugore cyangwa n'umugabo we. Donc kubera uko barimo bakrashinga economically, bika affectinga umubano wabo. Ariko igisubizo si ukurwana, si no gukubita cyangwa ngo wirukane. Tekereza ko bakagombye kureba bakishaka bavuga ati turimo turabona ibindi bigenda neza. No reka duhana umwanya, agenda twitekerezeho naje nitekerezeho, dusenge n'Imana, dushake n'abantu babajyana, twegera abakansela batuganirize. Nuko twe nibyo narimze ngo twe ntituzemera ibyo cyane, ariko abantu benshi bakeneye kuganirizwa. Abantu benshi rwose ubibarebye ubona bakeneye ubufasha. Ibyo nabyo birakwiriye kuganirizwa no kubiganira. Ariko habayeho distance kugira ngo hataza kubaho impamvu zotuma buriya nimba hari trauma inakomeye kandi kuruta n'izindi. No kuvuga ngo umwana wanyu mwabyaye arakura abonye akuze abona muza mu Rwanda, iwe azatekereza ko ubuzima bw'abashakanye ari intambara. Nubwo ngo nakura gushaka azabona ari ibintu by'agaciro gake rwose. Kisa gituma umwana akura akagira umuco mwiza wo kumva yakubaka umuryango, nuko yabonye ubumwe bwa papa na mama,
akabona teretema yabo uburyo babafashe nk'abana akavuga ati I think family is good. Ngomba naje kubaka umuryango. Ariko iyo yasanze harimo division, harimo intambara, harimo Mungu wacu dufite Mungu w'imyaka 13. Yigeze kumbaza umunsi umwe. Arambaza ati se papa, wewe na mama hari igihe muzamugira abana bino bagira ubwenge? Aramwe ngo hari igihe wewe na mama muzamugira argument. Ubwo no kuvuga ngo yakoresheje politeness idasanzwe. Yanze kumbwira ngo se wewe na mama wawe muzamushwana cyangwa se muzamurwana iyo muri iriya ndamwando ntabwo tugira na argument gute ati ntabyo ndabona ati none how do you guys make it not to happen ndamwandi turaba Kristo turakijijwe ndamaze se kubera kumbajije ati abandi bana twigana baza bambwira ngo ntago basinziriye neza rino joro kubera ko papa na mama baraye bahangana. Imana ibakiza intambara z'imbere y'abana. Intambara dukora imbere y'abana tuba turimo tubiba urwango hagati y'abana. Agatera neza ngoresha bene ubwo kwanga abana nyine mu rugo kamwe ati ndagucapa agakobwa kanje gatoya uzumubwira ikintu akamubwira ati don't do that akamayiruka akabwira mama we ati mama ati papa chapa me donc we ntazi ko gucapa ari ugukubita yibwira ko no kumubwira nabi gusa kera ico niki ni ukuvuga ngo mu by'ukuri dukwiriye kuba abantu bihangana mu rugo. Ntabwo tuvuga bino ngo kubera ko ingo ziryoshe cyane oya nta hari ibyoroshe ariko kandi ibikomeye nibyo abantu bazabihanganira tiwo ibyoroshe biroroshe deja wabyihanganira gutese yego tibisaba kwihanganirwa ariko ibizabyihanganirwa ni ibikomeye twihangana dute twihangana kugira ngo turere abana turi kumwe yego wa mwana areke kugira gape kutabona ababyeyi biwe bombi. Reka mbwire n'umugabo ukubita umugore ngo rwose usiga aho ngaho intambara ntabwo ari igisubizo. Bazavuga iwacu bazaca umugani ngw'inkoni ntabwo ivura ngo izivu n'igufuka ngo ariko ntizi kizingeso siko bazavuga icigufuka iravuna ariko ntikizingeso. Cyangwa niba uri n'umudamu ushobora gukubita umugabo wawe ufite izo mbaraga zo kumukubita nabyo birashoboka kuko hari abagabo badafite imbaraga zo kurwana cyangwa bahisemo kutarwana cyangwa bakijijwe badashaka bagahitamo kutarwana kubera n'agasisiteme gakaraha tukatworoheye uje kurambura ikiganza ejo bakuzirike koroha rwose ukoroha bakagukubita n'ejo bakongera bakagukubita wa mudamu we warekeye aho ngaho gukubita umugabo ko nta juru ririmo kandi murakijijwe buriya kumenya Kristo cyakagombye kuba ari igisubizo kigera nko kuri 95%. Shuru rwo gutuma rubaho neza izindi pourcent zisigaye ni izanyu kubalansa ubuzima bwanyu ariko kumenya Yesu Bibiliya iravuga ngo kumenya Imana nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka. Ni ukuvuga ngo nimba amenya ubwenge nimba afite ubwenge sinonanirwa kubanira umuntu ufite imico mibi pasike mfite ubwenge ubwenge nibwo buzatubasha kubana n'abarwayi bo mu mutwe ntibagire ico badutwara kandi batatuje mu bitekerezo byabo kubera ubwenge bwawe buramudirectinga bukamuyobora bukamwigisha bukamuturisha agatuza. Habayeho ko yijyana pastor muri iyo case uri kuvuga habayeho ko yijyana njyewe nihanganye nk'umukristo ntacyo ntakoze namwereye imbuto nuko abagore beza babaho pe abandi Bibiliya ivuga muri Imigani 31 babaho pe ariko umugabo bikanga ko yari nyine bwa burwayi twavugaga arirwariye ifite za trauma ze kayoga gukubita birabanguka umuntu akabyihanganira imyaka myinshi ariko akagera igihe wa muntu akijyana wenyine uyu mugore arakora iki aramutegeka ngo ujya gushaka help kandi niwe wijyanye. Umugabo yahisemo kugenda agata umugore wiwe njyewe no uvuga ngo umugore atuze nituriza ashaka Imana kandi ico dukeneye cyane so kumenya gusa ngo uyu nguyu ni uri mukuri
niyicara tuza agume mu rugo n'abana arera abana ategereza uwo muntu ko azokira akagaruka natagaruka akomeza arera abana gikomereza ubuzima bwe ntakomeza kindi nanone n'umugore nawe yagenda vice versa ikintu cyo kumenya ni uko icambere twavuze muri generale ariko noneho tugarutse nko muri bino bihugu turimo ni uko ino naho hari ibibazo byinshi byataka abantu bigatuma umuntu yumva yava muri rwa rugo yego amastresse ubuzima bukakaye imyenda myinshi ibiki n'ibiki ibintu byinshi cyane no kuvunishana mu ngo kandi urabona twe turabaga b'abanyafrika bana nkubwire bimenyereye ubuzima bwo kuba yaraviriye muri Afrika atazayoza isahani yagera hano yabona umugore amutunze mu gikona akamwe ati uyu munsi ni wawe woza amasahani akavuga ati kumbe nukuzaje ngenzana amafaranga ariko kumwe ni ryari umugabo yigeze yoza isahani ugasanga rero ibyo bintu bitumye batangira kugirana bras de fer yo guhangana ukuntu uhoza amasahani ntaca atwaye ntacyo bitwaye ni gufashanya muba muri babiri nta wundi mukonta wo hano ni ugufashanya njyewe sinza nabibona ko ari no gufashanya niba ndi mu rugo madamu adahari si urugero wenda ari butahe saa 3 z'ijoro njyewe natashe saa 10 ayo masaha nari aho ngaho n'ibindi nshobora gukora kandi ndabishoboye ikimbuza kubikora ni kandi ni kuki numva ko uno muntu mpayimufasha namufashije ibyandi byacu twebwe nibyo mu rugo rwacu niba ndimo nkorera urugo rwanje nta muntu ndi gufasha iyo mico yo gutekereza ko niba ndi gukora imirimo yo mu rugo ngo ndi gufasha umudamu ni ukwibesha cyane rwose ndi kwifasha kuko ni mu rugo rwacu ni mu muryango wacu abana ndi gutegura n'abanje ibyo ntegura mu gikoni yaba ari uguteka yaba ari ukoza ibintu sinaza ngo ndire mu masaha asa nabi cyangwa ngo ndaza nicare ntegereze umugore ngo atahe saa 3 z'ijoro yoze isahani ateke turye saa 5 z'ijoro ngo ni umugabo ngo narengeje ukuguru kukundi ibyo byari kera igihe abadamu bari mu rugo nabo inshingano zabo ari gukora imirimo yo mu rugo ariko hana ntabwo ari uko nguko bimeze pastor hari indi case idakunda kuvugwaho cyane ngiye kuvugaho urihangana kuko uri umushumba mubazwa byose umukobwa asanze umugabo ariko ageze yasanga umugabo ararwaye nta function sinzi urundi rurimi ndi bubivugemo asanga umugabo adakora birananiranye neza birananye umukobwa arategereje ukwezi 2 3 4 5 umwaka 2 3 rumva n'umugabo hari akantu wenda kameze nka culpability atangira kwiyumvamo cyangwa isoni cyangwa ubusembwa runaka kandi yabikoze abizi ko afite icyo kibazo ariko aremera ararongora kubera wenda pressure ya famille pressure ya itorero abantu inshuti uyu mukobwa arabyitwaramo gute arahaguma niba afite kwihangana guhagije biyubakire biragenda gute Jake navuga icambere uwo muntu sinamubwira ngo nashika muri rwa rugo ngo ahita atahasubireyo icambere agomba kubanza kumenya eske kudakora k'umugabo n'uburwayi bushobora kuvugwa bugakira yego cyo ni kimwe n'ubumuga yavukanye bwe budashobora guhindukaho kuko nuvuga baraganira bagomba kuganira bakanaca mu buvuzi bakamenya exactement hari n'uwo fonctionnaire ko atabyara yego iyo nayo yaba ari impamvu hari n'uwo nyine udafunctiona complètement sibyo ngiye navuga ngo bagomba kubanza kumenya na bombi bakamenya ikibazo kiri hehe niki kiri kubitera noneho yamara gusanga wenda tuvuge umugabo ntakora rwose sinamubwira ngo wicare muri rwa rugo oya ubwo nuvuga nyuma yo kwivuza no gusenga nyuma yo kwivuza bakamenya yuko ntabwo bikunda kuko ubu ni ubwenge Imana yatanze yego ubwenge Imana yatanze kugira ngo abantu babashe kumenya ko ubuvuzi hari ico bushobora guhindura bitari amasengesho gusa kandi amasengesho nayo yarakora yego bivuje bagasanga ntibikunda bakabona nta bundi buryo bushoboka kugira ngo bakomeze kubana cyambere hariho decision y'umuntu unshaka kuvuga ati okay nubwo udakora rwose ariko ndagukunze kandi nanje wise umutwaro wandemerera tuzadopta abana
tuzarera abandi, tuzakora uburyo bushoboka, twikundanire, twibanire ubuzima bwacu bwose. Ibintu byose buri rwego rufite intege nke zabo. Hari uzosanga arafunkisiona ariko arakubita, yego, ntiyumva, yego. Hari uwo nguwo waba udafunkisiona ariko ari umunyamahoro aguhaye amahoro yawe yose. Rero hari urwego rwawe no kutabyara, ukamenya ikigomba gukurikiraho. Ese kwihangana kwawe kurangana gute ku buryo ushobora kuresista kubana na wa muntu mukabana ubuzima bwanyu bwose? Hari abantu benshi tuzi twabaje ngo tumenye ngo se nihe hatagenze neza, ariko bakabana imyaka 50-60 bagasazana nta mwana n'umwe babyaye, kandi ukababona bari mu rukundo rwinshi ubuzima bwabo bwose. Ibyo ngibyo rero ni amakese y'abantu baba baricaye bakaganira bakamenya swati uburwayi buri ku mudamu ntashobora kubyara, cyangwa se buri ku mugabo nawe ntashobora kubyara, ariko bakavuga ati okay, nuko twikomezanyirize tubana ubuzima bwacu bwose. Ayo rero ni amahitamo. Ariko uramutse ubona udashobora kubana n'uwo muntu kubera ko uburwayi bwe utabwihanganira, tekereza ko byaba byiza kubikora mu muco mwiza, mukumvikana, ukagenda neza mu mahoro. Nawe arafatwa na rya tegeko, aramwandikira urwandiko, nawe arafatwa no kutazongera gushaka. Wa muntu uyu watandukanye yagiye, yananiwe kwihanganira ikibazo cya mugenzi we yagiye, nawe arahabwa urwandiko cyangwa birizwa ko atigeze akonsoma mariage ye. Jewe navuga ko atayikonsomye kuko wa muntu nta guhuzaga ku mubiri ndi kwabayeho niba umuntu adakora. Yego. Nta urumva umuntu nubwo yemerewe gushakwa nyuma yaho yashakwa rwose, ngiye numva yashakwa ngo. Jewe nababwira muzi ukuri, dukore ukuri kwijambo ry'Imana. Nimba nagwiririwe n'umutwaro cyangwa ibyago byo kusigwa n'umugabo, niba aje akayigusaba akabura ndashaka ko dutandukana rwose yabisabye, niwe ufite umutwaro, ntabwo ari wewe. Rero sosiyete cyangwa se itorero ikwiriye kukwakira nk'umuntu watawe, wasezerewe, wirukanwe, wandikiwe urwandiko, we tarabigizemo uruhare. Kuko umuntu undi yagura ngo jewe ndimo ndagenda muri ngo uraguma hano kugira ngo tugumane, nkunde ngume nkore mu rusengero. Oya, itorero rifite processus yayo yo gukurikirana ca kibazo, bakamenya ngo koko umugabo yarakwanza aragenda, nta kibazo wowe bifitemo. Nuno munsi umugabo yagaruka wamwakiriza amaboko yombi. Uri umukirisitu ukwiriye gukomeza imirimo, agakora kimwe n'abandi, bakaguha icubahiro cawe, kandi ntiwikandagire n'umunsi wamba. Umukirisitu ntabwo tutazahura n'ibyago, nta nubwo tutazagira intambara mu buzima bwacu, ariko Bibiliya iravuga ngo ntakizabura, mu gitabo ca Luka bice 17 yaravuze ngo ntakizabuza ibigusha kuba, ngo ariko ibyago ni kubazabizana. Rekuri yabizane ariko we ntubizane. Nurangiza wewe komeza umurimo wahawe n'Imana, kora mu rusengero. Urusengero rukwiriye kukwakira nk'umukozi wa rusanzwe. Muzukuri ndagira ngo nanone nihanganisha abantu bahuye n'indambara zo gusenyuka ku miryango yabo. Bakristo bene data, uwo n'umutwaro mufite kandi uremereye, izo ni intambara Satani yabashoyeho. Buri gihe Satani areba ibyiza akabirwanya. Bibiliya iravuga ngo nta kindi camuzanye usibye kwica, kwiba no gusenya no kurimbura. Uwo muryango wawe byari ijuru rito. Satani rero ntashobora kuriha amahoro, agomba kurirwanya uko bishoboka kose. Ndagira ngo usabe mu Kristo mwene data, wewe ugifite akabaraga, upfuka musenga Imana, usengera urugo rwawe, usengera umuryango wawe, usengera abana, usengera umugabo, usengera umugore, winginga Imana kugira ngo Imana ibatabare muri bino bihe bikomeye. Turi mu bihe bya nyuma, ibihe itorero n'inzu ya Kristo ari wo wa muryango wanyu utewe n'ibitero bikomeye biva kuri Satani, tibiva ku muntu. Hari igihe tureba abantu tukibwira ko bano aribo ba nyirabayazana bazanye ibibazo, ariko Satani niwe ushora intambara mu miryango. Kandi ndagira ngo kumenyeshe yuko ubu nyine target ya Satani ni imiryango n'itorero. Nibyo Satani ayigunya. Uzasanga umugabo n'umugore batumvikanye, umugabo n'umugore nibumvikana, abana babananire, usange umushumba n'uwo umwungirije ntibumvikanye, nibumvikana
intama ntizumvikane, ni imyambi yaka umuriro satani yarashe mu miryango. Ndagira ngo mbasabe nta kindi cozimya iyo myambi keretse gupfukama imbere y'amaso y'Imana. Amasengesho ni igisubizo kizimya imyambi yaka umuriro. Imana rero ibafashe mu bibazo muhamunyuramo, mu ntambara muhamunyuramo. Turabasabira Imana kugira ngo Imana ibafashe kandi babe hafi, bakomeze yubake imiryango yanyu, yubake n'iyacu, twebwe twese dukomeze gutumbira ubwiza bw'Imana dutegereza Kristo. Amen. Imana ibaheze umugisha.